Iki nicyo kizamini twavuga ko aricyo kizamini gishya, ariko ni Livansi rwose isanzwe, ni ibintu byoroshye, cyane kandi bimeze neza. Upfa kuba warize Livansi gusubira inyuma. Kurikira turebe uko bikorwa, nanjye ndahari kugira ngo musobanure uko bikorwa. Aha hari ibiti bibiri bya parikingi, haba hari kona. Hano imodoka yatangiye yinjirira ni umuhanda. Iyo imaze gusohoka shyira muri shariyeri, shyira muri vanse, yo gusubira inyuma nk'uko mugiye kubibona, akajya muri ruriya ruhande rwo hepfo. Mukurikire murebe, agenda agabanya umwanya wo ku ruhande rwo hepfo kuko bari icyo gisate arimo kujyamo. Agenda ucunga santimetero iyo ubonye wifunze inyuma uhita ushyiramo vitensi ijya imbere, ugakora manevure y'inyuma, ukabona umwanya neza nko kujya muri kona bisanzwe. Ikizamini cyoroshye cyane, ukaza uracungana. Iki kizamini ugiye kugitangira, ibuka gushyiramo dubure kirimeta. Wajya gusohokamo ukibuka gushyiramo vitensi ijya imbere nibyo, ariko ugashyiramo n'ikinyoteri kigaragaza aho ugiye. Uyu ni umunyeshuri turimo tumenyereza.